Vanga Jasinze uko bikora mbona bucya kandi bamiga mbona imigishiza yisuka bibabaza bamiga haleluya. Bwire muri Musanze umuhanzi wa mbere, umuhanzi wumva ko ari we muhanzi uzi kwandika neza. Barton. Umuhanzi ubona ko yambara neza. Yo, let's place family, how you all doing? Hope komeze fresh. This is your boy MC FABOULOS and I'm back at Lens Plus. Muko mubizi, it's all about having fun. Muko mubizi no kurya show, tukabazanira abastari batandukanye, tukajya muri entertainment, tugacukumbura, tukajya muri gospel, everything we very massive. So, kuri uyu munsi rero nabazaniye umu upcoming artist n'umuhanzi mwiza, akora vocaliste mwiza, akora videos za fresh, akora audio za fresh, n'umuntu uramukunda. I know. I convince you. Let me welcome my brother Ian Vanga. What's up, G? What's up, brother? You fresh? I see you. You're looking good, man. Yeah. So fresh. Bamwita Ian Vanga ndashaka kugira ngo yakire mu buryo bwa gihanzi tukumve. Ian Vanga Jasinze uko bikora mbona bucya kandi bamiga mbona imigishiza yisuka bibabaza bamiga hallelujah. Jah is my protector. Hallelujah. Jah mukunda sana. Hallelujah. Jah is my protector. Hallelujah. Jah mukunda sana. Wow. In case you know the song, ni wari uzi indirimbo utazi nyirayo, this is the guy wamwita Ian Vanga, n'umuhanzi mwiza cyane. Mu minsi mike yamuraza kubona ibintu bya danger. He's my guy. So what's up? What's up, brother? Iragenda. How is the industry? Industry kugutreating gute muri iyi minsi, man? Just and good. Yeah. Like nyine hari ukuntu ubikiza industry iri kukwakira, you see? Ukabona cloud, abantu bagukunda, abantu nyine bari kukwakira gute muri iyi minsi? Feedback ubona ku social media yawe cyangwa se abantu bari kukwakira gute? Kuko injya atari indirimbo ya mbere biratungurana. Ubona nyine bigutunguye ariko nyine ni ibintu byiza cyane, urumva byose ni fresh. Okay. So mihandi kukwakira fresh. Sasa ari ikintu gihe cyimvanga, man. Like nijoro nashyize ifoto kuri platforms mvuga ko turaki hano muri Lens Plus. Ariko most of the people ntago bari bazi iyo ndirimbo, ariko abenshi batazi n'isura, you know. Okay. So abantu rero ndashaka kugira ngo nyine bamenye Ian Vanga wa nyawe. Ian Vanga ni muntu ki? Ian Vanga abahe? Ian Vanga watubwira Ian Vanga muri rusange. Je kuvuga ngo Ian Vanga n'uyu nahera kuri character kandi ubateye. Like watubwira Ian Vanga nyine ni muntu ki? N'umuntu uteye gute? Ego. Kwano turi kuganira, you have to be easy, soft. Ian Vanga ni umuntu nyine ukunda umuziki, sibyo? Ukunda nyine kumva muziki cyane. Nyine ku bantu batari banzi gutya bibaho, umuntu wamenye indirimbo ariko utamuzi ni jewe. N'umuntu ni umu artist akunda gushushanya tu. Iyo atari kumva umuziki aba ari gushushanya. Okay. Iyindi life ni isanzwe tu nago. Ubwo no kuvuga ngo indi mani y'uruhande rw'umuziki uri no artist ashushanya. Wow. Massive. Ibintu byiza, man, ibintu byiza kandi you have to keep it up. Ntago imana imwe yagutunga, urumva no turi no kugira inama urubyiruko. Niba ufite impano yose ishoboka ugomba kuyifokasinga, ukamenya ko ariyo cyari cyo kintu cyakubeshaho anytime, you know. Wakora kimwe ugakora ikindi nta wamenya ahantu uzaga. So Ian Vanga. Sasa ndashaka kugira ngo waze ufite management. Yego. Ufite bayita Another vibe. Okay. Ni yahe ikoreraga nayo? Yavuye Musanze. Ariko ubu ngubu biri gukorera Kigali nyine. Nyine ibikorwa byabo byose biri gukorerwa i Kigali. Nkibaza ku Ian Vanga atari Kigali. Impamvu atari Kigali ni nyine life y'umuhanzi nyuma ya kamera bafite indi life. Ntabwo nyine ari uko wakora indirimbo ngo ugume nyine i Kigali tu. Mu rugo kavukire ababyeyi banjye papa na mama bari Musanze, ni naho home tu. Nawavukiye kamera.
ni naho nkunda kuba ndi nkunda kuba kumwe n'ababyeyi banjye. Ubwo uri umunyeshuri cyangwa? Yego ndi n'umunyeshuri. So iyo vacances zigeze ujyana the vibe mugakora? Mutangira muri the vibe tugakora. Okay. Umva ko nawe aramuvinga, dufite abartiste benshi muri aka karere kacu bamuvinga, ubwo Ian Vanga nawe n'umwe muri bo, right? So but bro, niya nakwibaza Ian Vanga n'urubyiruko rufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Kuko like ngewe ko mbibona ntago kuze cyane. Ahubwo twakwibaza ko tuba turi kugira inama urubyiruko, turi kwitateninga urubyiruko, hari urubyiruko rutoya cyangwa rukuze ruvuga ati ku myaka yanjye ntago nshobora kuvamo, ariko wowe tubwiye imyaka ifite hari urugero rwawe, hari abantu mu rungano rumwe bashobora kuvuga ati kumbe Ian Vanga nawe turangana cyangwa tunganya imyaka, nanjye birashoboka, nanjye nawe umustar. So Ian Vanga n'umwana imyaka ingahe? Ego ndi kuva muri 17 ijya muri 18. Wow. Bro, Ian Vanga afite imyaka 17 ajya muri 18. Ukuvuga ngo urubyiruko aho ngaho uri umwana urakishakishiriza ubuzima, ku myaka ya 17 wawe umustar. Kuko uyu navuga ko Ja ari indirimbo mu Rwanda nayo iri muri top 10 ziri trend. Birashoboka. Oya niko biringiye ko check. Iri mu ndirimbo ziri hit kandi ntago nta kindi kintu wakoresheje ni impano. Yonyine no kwigirira icyizere. No kwigirira icyizere, ya. Ndashaka kugira ngo ugire amagambo ubwira uwo muntu uri hanze ufite imyaka 17-18 wibwira ko we atashobora kugenda ngo akore boro za danger, abo umustar bimenyekana ahantu hose. Ndashaka kugira ngo umugire inama mu magambo make. Ikintu namubwira ntabwo ibi bintu nyine ntago ari kugendera ku myaka. Nyine kuba wakwiteza imbere, kuba wagaragaza impano yawe ntago bigendera ku myaka. Ushobora kuvuga ati nshobora gutangira umuziki mfite 22. We kuzamura tu aba ariho nyine nzakora nyine ikintu numva ko mfitemo impano. Igihe ni iki tu, ntazategereze ngo igihe ni iki ngiki, nyine yumva abifitemo ugifite urukundo. Abifite urukundo abikore. So nakwibaza Ian Vanga indirimbo ya mbere wayikoze ufite imyaka ingahe? Watangiye kujya studio ukikandagiramo ufite imyaka ingahe? Studio ni kera nyikandagiramo. Kuko famille yanjye nyine barabaririmbye ba muri korali. Studio hari n'igihe nabo nabaye muri korali y'abana y'abapeti bo ku rusengero. Wabanje muri korali? Yego muri korali. Noneho tujya muri studio, nagiye gukora indirimbo ya mbere nitwa Kondo wanje ku giti cyanjye. Nagiye muri studio nari maze igihe kinini njya muri studio. Ubwo ni nabwo bwa mbere watangiye kurecordinga? Decoding indirimbo yanjye? Oya. Wayitangiye ryari sasa? Ufite imyaka ingahe? Ndakeka ndi mu myaka 7. Imyaka 7 gutyo. Damn, watangiye kurecordinga ufite imyaka 7. You see? Ibintu ntago ari ukugira ngo uze gutya, ukiri n'umwana wabikora, upfa kuba ufite impano, ufite passion, ubirebaho uzi ikintu byakumarira, wabikora utitaye ku myaka runaka. So niba ufite impano wumva ubizi neza, wajya studio ugakora, wafata tableau ugashushanya, wajya ahantu babyiga ukihugura kugira ngo nawe ubashe kuza muri industry, kandi tuzakwakira nk'uko Ian Vanga yaje tukamwakira, kandi you doing good man. Boro zawe ziri kumuvinga, abantu barakumenye, ibintu byose ni fresh kandi blessed. Ngongera nkibaza sasa Ian Vanga, nta mazina yawe ukoresha mu muziki cyangwa nta mazina wahawe n'ababyeyi? Mu muziki. Mu muziki. Amazina ya Ian Vanga ya nyayo na yawe n'ababyeyi? Ni Inshuti Jonathan. Inshuti Jonathan. Okay. Inshuti Jonathan, ubwo Ian Vanga. Ni zina wavanye muri ayo mazina cyangwa? Nabwo ni ubusobanuro burebure. Ariko Vanga nyine akenshi ni ugushushanya no gukora indirimbo n'iki. Uravanga. Ibintu byinshi nyine tu. Ubwo ni Ian Vanga tu. Uvanga kuririmba akavanga gushushanya. Mu Kinyarwanda. Ariko nyine abantu benshi bajyambaza n'uruhe rurimi. Ni Kinyarwanda baga. Ariko ni fresh, ni good idea tu kuba waratekereje kuvuga ati ndi umuhanzi, ndi umu artiste. Hari indi mpano ufite, ukina football? Nzi gukina volley. Urumva nayo nabyo ni ibindi bintu ukora. So urumva ni avanga ibintu bitandukanye kugira ngo yiteze imbere nk'urubyiruko. So Vanga sasa nkibaza, urabona industry y'umuziki turimo,
harimo ibintu by'amabeef, harimo ibintu by'amashyari. Nibande nta muri Musanze tu wari watangira kwerekwa reaction y'abahanzi bagenzi bawe bakugirira ishyari cyangwa simvuze ngo uvuga amazina ahubwo iyo icyo kintu cyari cyakubaho ukabona umuntu ukabona abantu bagufitiye ishyari kubera uburyo uri kuzamuka cause biba kuri benshi sinzi niba biba ku bantu babana nabi nje ntabwo byari byambaho ntabwo birakubaho okay sasa ubivuga iki ni icyo wabwira abagenzi bawe bumva ko nyine umuntu yakusumbye wakora igishoboka cyose ukamanura cyangwa se ukamugirira ishyari ni iki kintu nyine wabwira abahanzi tu bagira ishyari hari igihe ukora ukabona byanze tuvuga ati reka dukore beef bikaba trend kuko nyine biterwa n'icyo abanyarwanda bari gukunda bashobora kuba babipanze ku giti cyabo bibaho cyane kuba bafitanye beef zabo n'iki man nyine umuntu ufata indirimbo ebyiri akazisohora bari mukuru ntabwo namugira inama urumva beef ni ikintu ariko kiri gucuninga nawe urabizi ko yego cyane beef nyine zigezweho n'iki bashobora kuba ari ku giti cyabo ako nyine umuntu ufitanye beef n'undi nta nama namugira kuko just ntago mvazo byari nirebera ibinde ya urumva rero Ian Vanga kugenda byira urubyiruko inama impamvu tuba tubasanya abantu nk'aho no kugira bakugira inama wowe uri mutoya wowe ufite imyaka nk'iya Ian Vanga cyangwa munsi yo kumva ko bidashoboka urumva Ian Vanga yagiye muri studio afite imyaka 7 kugeza ubu ngubu baracyakora kandi ari gutanga umusaruro mwiza navuga ku babyeyi kuri management ye ku karere ka Musanze ni ibintu byiza cyane kandi icyo kintu tuba twifuza sibyo uba wumva wowe ufite gahunda yo kuva Musanze ugakorera umuziki i Kigali biterwa n'ikintu ukeneye burya no kuba wakorera ku mu producer indirimbo zawe zose ntabwo aba ari byo kuba nyine indirimbo ya mbere narayikoreye i Musanze indi nkayikorera i Kigali ni nkuko n'Imana ifashije indi ntayikorera no mu Rwanda nyine ntabwo navuga ngo nzava ngo Musanze ngo njye i Kigali tu nta hantu naba mvuye kuko nyine umuhanzi ni umuntu utanga ibintu bishyashya yego ni nkuko nakorera indirimbo ebyiri i Kigali nkagaruka gukorera indi imwe i Musanze kugira nyine ntange itandukaniro ry'ibintu nakoraga ubwo wowe uri gufokasinga kure cyane ndi gufokasinga ku bintu nzakora nyine tu apana kuvuga bitari roko gutya tu ngo ari ahangaha ngo like hari abanzi benshi uzi bitwa ko ari abanyamusanze kandi iryo ntabwo ari izina ry'umuhanzi ngo ni umunyamusanze wapa umuhanzi ni umuntu mugari utanga ikintu kinini ntabwo ari umunyamusanze tu nashaka kugira ngo nkubaze umuntu agiye kuri YouTube channel agasacinga Ian Vanga arasanga mu ndirimbo ze hafi ya zose yibanda kuri gospel music akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza kense niko ariko nabivuga sinzi kumva niyo ja nayo urumva irimo ubutumwa bwagenewe navuga irimo ubutumwa bwa gospel niko navuga nkibaza sasa Ian Vanga kuki wumva ko indirimbo ze zose ni gospel right ego ariko nyine ntabwo nkora gospel before nyine ni ahari sinzi wenda ukuntu uzumva ariko nyine harimo uri indirimbo asa n'uri kurimbira urubyiruko tu nkana rimwe na rimwe hanyuzamo n'ibintu nyine by'ibingi byanga ego nyine nkavanga tu ugasanga nyine ntabwo ari gospel yuzuye fresh umuntu udakunda gospel babaho yayumva n'umuntu nyine yayumva jamukunda sana you see yo sana I wanna live like this I wanna hurt my I wanna live like this ntabwo ari gospel ya ariko nibyo ya sasa nyine n'indirimbo zifanze ufite wumva ari wo urakomereza cyangwa uraduhindurira uduhe na sekira imeze nyine urumva umuhanzi n'umuntu munini cyane ikizanzamo kandi abizi ko bishobora kubaho niyo nzaba hato ntabwo nzavuga ati ndi gutya kandi izi nzo ko mfite indi mpano nayo nabereka tu n'ibindi bitandukanye n'ibyo nakoraga so bro courage kandi ukore boro za danger ukora fresh kandi ukomereza ahangaha uri bakomeza uri ku growing up tuzagufasha dukoresha uko dushoboye kose kandi dushaka kugira ngo natwe tu growing you see abanzi benshi baragiye ba Kidi baragiye ba to the hit our producer baragiye no ntabwo bagiye nyine baragiye growing tu urumva babo bari kuri standard iri hejuru ngo nuvuga ngo bagiye ngo bavuye Musanze baragiye nyine baragiye growing tu that's what I saying so ibintu byose nkibaza
ufite umuntu uri kugufasha mu muziki muri iyi minsi uri kugufasha niyo mpamvu nyine ni umuhanzi ni umushoramari ni umuhanzi akaba umushoramari nyine tu akagira kuko umuziki urahenze akagira n'abamufasha so ubwo rero urumva ibintu Ian Vanga ari kutubwira abantu mwese muzi ko mukunda Ian Vanga ndakekeye byinshi yabivuze mwamwumvishe so ndagira ngo mubwire courage kandi ukomeze keeping up growing nawe ugende tubone watumbare wageze kure cyane uhagarare East Africa bizaba ari ibintu bishimishije cyane so Ian Vanga rero uko niko mbyumva ugiye kutubwira ukuntu byumva ugiye kutubwira ukuntu ibintu byose tugiye kukubaza ntabwo ari ngombwa kugira ngo ubitekerezeho cyane ubitindeho hano ni ukukubwira ugahita utubwira ati uko niko mbyumva ubwo ni uko ubyumva turakubaza ikintu usubize direct utagiye gutekereza cyane cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose ntabwo byavamo bifu ntabwo ari bifu ni ukubivuga uko ubyumva tu kuko nanjye ushobora kumbaza ikintu nawe numva ushaka kumbaza ikintu umbaze tu nushaka kumbaza ikintu umbaze ufite amasegonda 5 yo gutekereza ufite amasegonda 5 yo gutekereza ugahita usubiza uko ubyumva ndakubaza ikintu usubize umuhanzi gusa muri industry ya Musanze ndakeka urayizi kuko niho abantu bakuriye abahanzi binahura bazi abarejande bose urabazi ndakeka atari ibintu bigiye kugutungura ndashaka kubwire muri Musanze umuhanzi wa mbere umuhanzi wumva ko ari we muhanzi uzi kwandika neza Barton umuhanzi ubona ko yambara neza MZD umuhanzi ufite vocals zisohoka ukumva ko ari kugukonfirma ufite vocals nziza Juda kuberwa yego okay umuhanzi wabonye stage performance ziwe ukabona ni stage performance nziza iri kugukoma ukavuga bien MZD umuhanzi winahi Musanze yego ubasha kwisanisha ukabona ko ahantu hose public arimo yose ari gusanisha fresh ukabona nyine public ari kwifata neza MZD ndakeka uko byumva ari uko nguko ibyo byari bibazo byo muri uko byumva ni nako biri that's good uko niko byumva Ian Vanga ndetse urukumva ngiye ntacyo ushaka kumbaza eweho ko zaro tuba turi kwisanzura tu wambwira uko byumva everything nawe mbwira abahanzi batatu muri Musanze nyine bagukoma kabisa bangoma Kidi Ian Vanga na Bex RHB kabisa koko oya je nibo banzi nyine bangoma nkumva arono niba ari uko baririmba ibintu ngiye mba nikundira cyangwa iki gusa nibo bantu bangoma tu yego abo nibo bahanzi yego ngira akazi kubazana abanyamakuru so hari dufite ama-crews dufite abahanzi bakora mu matsinda hano muri Musanze ndakeka hari Sweet Life hari ndakeka ari Sweet Life gusa hari n'abandi bapeti bitwa New Generation binayi Musanze yego bararenze ariko nyine ntabwo bazwi n'iki okay oya bunga nabo turabashaka kugira ngo abantu nabo babashe kubamenya kuko hano turi hano nka Lens Plus kugira ngo abantu nkamwe mutazwi cyangwa mushaka kugrowinga platform yanyu mwaza hano tukaganira mukaganiza urubyiruko bakabagira n'inama muri comment section as long as abantu mwakoze subscribe muzajya muduha like mukajya muri comment section na Ian Vanga abagomba gukurikirana akamenya ngo abantu bagiye muri comment bamayiye nama baduhaye ibintu bibaho so yari Ian Vanga abagiriye inama urubyiruko abana mwese muri mu myaka ye abantu mwese muri hejuru y'imyaka ye cyangwa muri mu rungano rwe yabagiriye inama yabwiye ko yagiye muri studio afite imyaka 7 kugeza ubu ngo afite 17 aracyayijyamo kandi ibintu muri kubona ko biri kugrowinga ntabwo ari ngombwa kugira ngo ubu ufite imyaka myinshi ntabwo ari ngombwa kugira ngo uzakore ibintu warakuze ugomba gufatirana impano yawe as long as uri sure ko industry ugiye kuyikaba fresh
You know the thing is this, ni Lens Plus, it's your boy MC Fabulous, ni buri munsi, ni buri kanya, kubatamo ibiganiro bya fresh tubazanira abahanzi mukunda, ibyamamare mukunda, as long as wajya wakora subscribe, ugakanda kuri notification button kugira ngo ibiganiro dusoye bijye bikugera uri mu wa mbere. Let's get to it, Lens Plus, boom! See ya, stay tuned.